Uraho neza, uyu munsi ngiye kukwereka ibimenyetso 10 Imana ikwereka iyo igiye kuguha umugisha wawe. Icya mbere kiragutangaza cyane. Hari igihe ibintu byose bigenda nabi ukibaza uti ese Mana uracyamperekeje koko? Uracyanyibuka se basi? Ariko nyamara ibyo byose bishobora kuba ikimenyetso cy'uko Imana iri hafi kuguha umugisha. Uyu munsi reka tuvuge ku bimenyetso 10 Imana ikwereka mbere yuko ikuzamura cyangwa ngo iguhe umugisha. Ntuhite usimbuka ahubwo urebe video yose kuko icya mbere kiraza kugutangaza cyane. Dore ikimenyetso kiza ku mwanya wa 10 kigaragaza ko Imana igiye kuguha umugisha, ni ikimenyetso kikwereka ko Imana yatumye utekereza neza ku byahise kugira ngo wige isomo. Iyi Imana burya igiye kuguha umugisha ituma utekereza ku makosa wakoze cyangwa ibihe byaguhungabanyije, bitari kugira ngo ukomeze kubabara, ahubwo ari ukugira ngo wige isomo utazongera gusubira inyuma cyangwa ukongera ukagwa muri iryo kosa. Ni intangiriro y'urugendo rushya, iki gihe Imana igiye kuguha umugisha. Ikindi kimenyetso kiza ku mwanya wa 9 cyerekana ko Imana igiye kuguha umugisha ibintu byawe bigacamo, iki gihe abantu batari beza mu buzima bwawe batangira kugenda buhoro buhoro. Uti bigenza bite rero? Hari igihe usanga inshuti zawe zimwe zatangiye kujya kure, abandi bakakwanga, mu by'ukuri ntumenye impamvu. Ariko Imana ibiri kukurinda ibivuga iti abatarimo umugisha wawe ndabajyana kure kugira ngo utazabangamirwa, ntukababare ahubwo ujye wishima, bitewe nuko aba bantu baba bari kugenda bava mu buzima bwawe, baba ari intangiriro yo kugira ngo umugisha wawe uzabona aho uhera. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa 8 buryo utangira kugira amahoro mu mutima nubwo ibintu byaba bitameze neza. Ahangaha utangira mu by'ukuri kumva wishimye nubwo waba udafite amafaranga, udafite akazi, ariko mu mutima wawe uba wumva harimo amahoro menshi. Iki ni ikimenyetso rero gikomeye kiba kigaragaza ko Imana iri kukurinda no kugutegurira icyiza. Ahangaha amahoro y'Imana aba ari intangiriro y'umugisha cyane muri wowe. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa 7 buryo utangira kubona amahirwe utigeze unatekereza mu buzima. Hari igihe Imana ikwereka akantu gato ariko gafite umugisha munini. Burya nta gitekerezo gitoya, nta n'akazi gatoya cyangwa umuntu mushya mu by'ukuri ushobora kugutungura, ariko iki gihe ibi bintu biragutungura cyane, dore ko utangira kubona abantu muvugana kandi b'ingenzi, ugatangira kunguka ibitekerezo witaga ko ari bito, mu by'ukuri ukabibonamo ibitekerezo by'ingenzi. N'ako kazi gato mu by'ukuri urakabona kakakugirira umumaro, cyangwa se ugasanga utangiye kubona andi mahirwe. Ntugafatire ibintu bito nk'ibidafite umumaro, kuko Imana ikunda gukoresha ibyoroshye kugira ngo igaragaze iby'agatangaza. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa 6 uburyo utangira kumva wifuza gutangira ikintu gishya. Ushobora kuba umaze igihe utekereza ibintu bishya birimo nko kwiga, gutangiza business cyangwa se no gufasha abandi. Ibyo ni ikimenyetso cy'uko rero Imana iri kukubwira iti haguruka, dore igihe cyawe kirageze. Iyo wumva rero uri muri uwo muriro mu mutima wawe, menya ko Imana iri kukuyobora, igiye kuguhereza amahirwe mashya, bityo ubonere uyafatirane, utangire gukora, umugisha wawe ugusanganire. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa 5 burya wumva umutima wawe ushaka kubabarira abantu bose bakubabaje. Bamwe wumva ko bagukoreye ibintu bya danje, ndetse wumva gutana babarira, mu by'ukuri iki gihe wumva wababarira. Iyi Imana igiye kuguha umugisha itangira gukiza umutima wawe, ibihe by'uburakari bikagenda, ukumva ushaka kubabarira kuko umutima wuje imbabazi niwe usohokeramo umugisha. Ibi ngibi ni ukuri kuzuye cyane. Nujya kubona umugisha w'Imana uzumva rwose umutima wawe ushaka kubabarira buri umwe wese utekereza ko yigeze kukubabaza, ndetse n'utekereza ko ayigeze kukugambanira. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa 4 burya ibintu bimwe na bimwe bigenda birangira mu buryo butunguranye. Ahangaha ushobora gusanga ikibazo wari umaze igihe ufite rwose kinakubangamiye, kikuremereye, kirangiye utabitekerejeho. Ahangaha ujya kubona ukabona ubonye ibisubizo mu nzira mu by'ukuri nawe utibwiraga, ukabona mu by'ukuri ikintu cyari kikubabaje Imana ikigukuriyeho. Ahangaha ubona ibintu bitangiye kugenda neza mu buryo utari witeze, ndetse utanasobanukiwe neza uko bigenze iki gihe cyane. Mu by'ukuri ujya uvuga uti ibi ni ukuboko kw'Imana, ntabwo ari imbaraga zanjye. Ikiza ku mwanya wa 3 Imana ikwereka inzozi cyangwa ibitekerezo bikomeye. Hari ubwo urota ibintu birimo amahoro cyangwa ukabona mu bitekerezo byawe ibisubizo by'ibibazo byawe. Ahangaha rero Imana ikunda gukoresha inzozi n'ibitekerezo byiza kugira ngo ikwereke aho ugomba kunyura. Ibi ngibi rero ntukabifate nk'ibisanzwe, ahubwo n'ijwi ry'Imana ari kubwira mu buryo bworoshye uko ugomba kwitwara, ndetse mu by'ukuri ko hari n'umugisha w'Imana ugiye kukugeraho. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa 2 utangira kubona ibintu byose bisa naho bihagaze, ariko ukagira icyizere. Nibyo mbere y'umugisha ibintu byose bishobora guhagarara,
ahangaha akazi gashobora guhagarara, abantu bagukundaga bakagusiga ndetse n'amafaranga ukayabura. Ariko iki gihe Imana iba iri kukuvana mu byo usanzwe uzi ikujyana mu rwego rushya. Ni nk'uko imbuto idashobora mu by'ukuri kuba yakura itigeze ibibwa. Ikindi kiza ku mwanya wa mbere ni n'ikimenyetso gikomeye cyane. Ahangaha utangira kumenya neza ko igihe cy'Imana kigeze. Ushobora kuba utabona ibimenyetso byinshi, ariko mu mutima wawe ukumva icyizere gishya, ukumva Imana iri hafi yawe ikaguhumuriza, ikakwereka ko uri mu nzira yayo. Ni igihe cy'umugisha wawe rero, kuko Imana igiye gukora ntabwo ibaza, ahubwo irakora. Nshuti yanjye rero, niba ubonye kimwe muri ibi bimenyetso mu buzima bwawe, ntugire ubwoba. Imana irimo gukora ibintu byayo mu ibanga, kandi igihe cyawe kiri hafi. Wibuke ibi ngibi, Imana ntabwo yibagirwa, kandi igihe cyayo ntikigira ikosa. Komereza aho, kuko umugisha wawe uri mu nzira. Ni vuba cyane rwose ugatangira kwishima, ndetse n'ibyo wifuzaga byose ukabigeraho. Ndagushimiye kuba wakomeje kubana nanjye. Iyi yari Press TV wari ukomeje gukurikira, yari NB Motivation and Stories. Ni ikiganiro twibanda ku bintu by'ibanze bishobora kuguhindurira ubuzima, ndetse bikanakugirira umumaro mu buryo cyubayeho, uko waba umeze kose, waba uri uworoheje cyangwa se uri ku rwego rwo hejuru. Ibiganiro byacu bikomeza kugufasha umunsi ku munsi. Reka ngushimire rero, nkubwira gukanda subscribe ndetse no gufungura inzogera, kandi ugasangiza n'abandi iki kiganiro, kugira ngo n'ibindi biganiro byacu byose bitandukanye tugutegurira bijye bihita bikugeraho neza cyane gatanu ku